ko diri yarangira ntangiye nkishyurwa kuko nandi kubona bimwe biratinda ngiye ko mubimbwiraga ahantu bigeze ntabwo birimo birahura. Kukwishyura ni ibintu byoroshye. Ikibazo nyine ni imbogamizi y'uriya muhungu. We twemera akatubwira ati ngende tayari yo kugenda nzana umuzigo. Nare nakubwe dushobora kuyakuba kabiri. Nese dukora iki nyine tugengiye uruhare rwanjye ndi kurukora. Byose biri mu biganza byawe. Ndi kurukora ku ruhare rwanjye. Ntabwo uri kumubabaza. Okay. Ntabwo uri kumubabaza. Ngiye gukora. Ngiye kumwimura. Darara mwimbuye. Banze mujyane muri isolation. Kuko nkimwinjiza muri karakazu iyo yinjiyemo abarimo ibintu byose abikoreramo. Bimubangamira cyane kurusha ko nta rundi muntu n'umwe ari marabona. Batangiye kubara iminsi y'ubuzima bwe. Iminsi 2 yonyine 3 bari bamaze kugaragaza ibimenyetso. Ariko ku buryo nabwo bitabangamira ubuzima bwe gutya cyane kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi tutazamukenera kumukoresha tugasanga abaye igisenzagere. Kandi ibintu nsabye biri mu bangamira ubuzima bwiwe. Ngomba kubikora nivuye inyuma kugira ngo nanjye azansigarane mu mutwe. Ariko ku buryo nta mpyiko yarwara, ku buryo nta mwijima yarwara, ku buryo nta maso yarwara. Oya maso yagomba kuyarwara. Vuga ngo ntabwo nawe umushyize mu kazu kegeranye niba nawe adashaka kurwara ibyo bintu ntakuri ibintu birangira. Okay. Aho icyo kintu uvuze ikintu kiza neza. Ni ukuvuga ngo nikeso yo kumubwira uti hariya hantu ugiye kujya. Ufite riske kurwara ibi nibi mu gihe watinze igihe kingana gutya na gutya. Amahitamo na yawe. Ariko ibyo biranyoroheye cyane kuko ngiye ntarabona bango ararugiye kujya. Ntaramugeza. Ngomba kubanza nkamugeza agasogongera ku gikombe cy'urupfu. Umuntu yamara gusoma ubona kumubwira n'amahitamo na yawe. Cyane ko atanabizi ko ngiye namwe tuvuga. No. Agomba kubimenya. Sinabyo rwose. Kuko nyuma ya hariya dushobora kumukenera mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kandi buringira akamaro kuri wowe. Yego. Nta mpamvu rero yuko agomba kukumenya. Ariko mu bantu bose nafashe bose nagiye nkanda uyu niwe wananira. Ntabwo bishoboka. Yabishobozwa n'igize. Ndakwizeye. Ndagushimiye ubudahwema gukurikirana ibiganiro byacu bitandukanye bica kuri sheni yacu The Big Game Empire nk'ibisanzwe n'umuzehe Kongomane Gasegege ubasuhuje uherereye burengerazuba amajyepfo amajyaruguru ndetse n'iburasirazuba mu mujyi wa Kigali ndetse bari hanze y'umujyi wa Kigali namwe turabasuhuje. Turagushimiye cyane wowe wakoze subscribe kuri channel Big Game Empire. Nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ujye ukomeza ubone amakuru atandukanye agenda avuga hano muri filime nyarwanda. Ubu twababwira yuko mu Rwanda hari gutegurirwa filime ikomeye cyane. Na makuru tubahaye ni inkuru igiye kuzaza ivuga ku mateka ya Bisesero, uko Bisesero yabaye intwari ndetse n'abaturage uko birwanyeho mu 1994 ubwo bagiye bahashya ibitero byabaga byateye abaturage muri icyo gihe. Rero ibyo ngibyo nabyo na makuru ugomba kumenya ukamenya yuko iyo filime iri gukorwa n'umunyamerika. Aka kanya tutababwiye amazina y'uwo ariko mu bindi biganiro tugiye kuzobashakira imbano ndetse n'amazina y'uyu mushoramari waje mu Rwanda gushora muri no filime. Icyo twamaze kumenya nuko iri gukiranwa n'abakinnyi babiri bimena, umwe aturuka muri Uganda undi akabaturuka muri Nigeria. Ibyo ngibyo turaje kuba tubibabwiraho mu bindi biganiro biri imbere tuko tugiye kugenda bashakira amakuru ya nyayo uko afatika tukayababwira ko kugira ngo umenye ibiri kuba mu Rwanda. Sinema nyarwanda ese yabigiye gukora ese ni igiki cyaba kibaye kugira ngo abashoramari baze bakoresha filime. Ariko icyadutunguye nuko mu Rwanda nta mukinyi twigeze twumva uzayigaragaramo ari umunyarwanda. Nguko rero reka twikomereze muri filime yacu The Contract. Twari tumaze iminsi tutayibaganiriza kuri The Contract kubera ibihe bitandukanye ndetse n'ibintu byari bitandukanye. Mwari mwabonye ko filime yabaye nkaho isa naho imera nkayihagaze, ariko ntabwo ari ihagaze. Ni ibibazo bya tekinike. Murabizi yuko ibyuma dukoresha tudasezeranya nabyo bishobora kugutenguha isaha n'isaha. Ubwo twe duherukanaga rero umugabo bita Kiramani cyangwa Kamire wemeye gukora akazi k'abagabo, ariko ko kazi tumaze gusanga yari umutego yategewemo kugira ngo bamwice ave mu buzima bitewe n'impamvu yuko ataragikenewe muri societe
cyangwa muri sendika y'aba bagabo. Mu gihe Tiger we yari yamaze gutanga amakuru yose y'uko Kiramani agomba gupfa, dore ko uyu ngubu uhagarariye iyi sendika ari umugabo bita Tiger. Twababwira yuko uyu mugabo Tiger ahanganye n'umwana wiwe Bobo, ariko urugamba rwabo akaba urugamba ruteruye rw'umwana n'umubyeyi, dore yuko uyu mugabo afite imbaraga zikomeye cyane, dore nuko twamaze no kubona ko afite n'abapolisi bamwe na bamwe bamukorera, kandi abapolisi bakaba bakomeye. Ibi byo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko uyu Kamere cyangwa Kiramani ubuhungiro bwiwe atabufite, dore yuko umufunze niwe wamufungishije, n'umurinze niwe wamufungishije. Bivuge uwatanze amategeko kugira ngo bamufunge ni nawe wamurindishije, umucungagereza cyangwa umupolisi. Ngo dore nguko ukuntu byifashe rero, umugabo bita Nsari we kwihorera kwiwe akugezeho, dore yuko nyuma yuko Kiramani yamujyanye umugore akoresheje amafaranga, Nsari nawe agiye kumwaka ibyo byose nawe akoresheje amafaranga. Dore uko tuvugana aka kanya, Nsari yamaze kwishyura inzu ya Kiramani yabanagamo n'umugore we Nyambo, mu gihe amafaranga ya Nyambo yose yafatiriwe, akaba nta kintu Nyambo yemerewe, dore yuko Nyambo nawe buri yafunze afungishijwe igifungo cyo kujisho, hahandi utaba wemerewe kurenga umurenge ujya mu wundi cyangwa umudugudu ujya mu wundi, bifatwa nkaho wagerageje gucika. Dore yuko ubu hatanzwe itegeko ry'uko Kiramani na Nyambo batagomba kubonana. Kiramani bagiye kumuharabika bakamushyiraho icyo bita ibibazo bikomeye cyane by'uburwayi, dore yuko muri gereza umuntu ashobora kumuha akato bakamufungira aha wenyine, bavuga yuko hari indwara y'abarwayi z'uruhu, kandi ibyo bintu bigakorwa n'ibyo toteza cyangwa iyicarubozo bagiye gukorera uyu mugabo Kiramani kugira ngo yemere kujya gukora akazi k'aba bagabo, kandi ako kazi k'aba bagabo noneho ko kemera yuko azapfa. Ariko icyo twizeye nuko Kiramani ari umugabo uzi kwirwanaho mu bibazo byose byavamo, araramuka avuye muri gereza agakorana n'aba bagabo bakibwira ko bagiye kumwica, nibo barajya babishyize mu mwobo, kubera ko arahita yuri ruhande arimbagura aba bagabo bashakaga kumwica. Ikindi kuno mugabo Kiramani twababwira ntago ariko ubuzima bwe burangiye, dore yuko byatangiye kera bavuga yuko agiye gushaka uwo mugambana kugira ngo amufunge, ariko uwo bitaga Natasha akaba yari yarabuze umugambanira. Kugeza kuri ubu ngubu ntabwo tuzi Natasha aherereye, ariko icyo tuzi ko nuko ari gucukumbura amakuru aramukamenya yuko umusaza we yamaze gufungwa. Icyo akorera Tiger mwarabibonye umunsi agenda Nyambo yabuze ukuntu yagenje Tiger yamuguza amangu no mu gituza yenda kumumena ibifu neza mwarabibonye namwe. Natasha rero nawe ari guhiga amakuru y'ibintu byose byatuma umusaza we ava muri gereza, dore yuko Natasha we akorera n'ibyihe by'abakariteri ndetse n'iby'abasamurayi. Bivuze ngo uyu mukobwa kuba akorana n'abasamurayi akaba akorana n'abakariteri, afite imbaraga zikomeye cyane, ishobora kuza kuba zirenze n'iza Tiger wishingikirize ku bapolisi barya ruswa nabo, kandi iminsi yabo ibibariye ku ntoki, dore yubera yuko nta muntu urya ruswa ngo ayiheze cyangwa ayimare ayirye ayihage cyangwa akomeze kuba yagira, ahubwo ikimubaho nuko ibyo akora byose biza kumenyekana, bitewe nuko aba ari abauditeri bakunda kureba, ndetse n'imiryango y'abibumbye ishinzwe kurengera imfungwa n'abagororwa ikazasanga n'umugabo bari gufungwa ibintu bikomeye cyane, dore yuko nta kizibiti na kimwe sibyo kuvuga ngo yakoraga ibi ngibi, n'amazina ntago amuhama, kubera yuko Kiramani yamaze kuba yahinduka ari gukora ibikorwa byiza, kandi biremewe yuko ushobora kugenda ukavuga ati nakoraga ibindi ariko ndashaka guhinduka, bakagufunga imyaka mikeya. Muribuka sinzi niba filime mwarayirebye, ariko ari filime y'umugabo yakinnye yari mu gisambo ashaka guhereza polisi amafaranga yibye yose, ariko havamo umupolisi umwe, abapolisi babiri bashaka kuyarya ndetse bashaka kumwica. Nibwo yakoresheje uburyo bwiwe, maze abo bantu bashaka kumwica arabahigahiga bose abakora mu nzira, ariko icyo yashakaga ko ari guhinduka kugira ngo abane n'umukunzi we yari yamaze gukunda. Kiramani nawe rero byaje mu ubwo buryo de contract iza mu ubwo buryo Kiramani yamaze gukunda no mukobwa yeze yifuza kuba umuntu usanzwe udakora ibyaha ndetse agatandukana n'ibyawo, dore yuko yaramaze kwitandukanya n'iyo bita Kamereho, yatangiye kwitwa amazina yiwe nyakuri yariyo Kiramani. Ni ukuvuga ngo rero uyu mugabo Kiramani rero yagerageje uburyo bwose, ariko abo bakuranaga bakomeje kumugenza, dore yuko ikintu gikomeye cyane bamaze kumukorera kibi cyane nuko bamaze kumwambura inzu, amakonti yiwe yose bakaba barafunze, akaba aricyo kintu kigiye kuba arwana nacyo. Icyo tubona cyo Kiramani azaba muri gereza asurviving cyangwa
cyangwa ahura n'ibibazo bikomeye cyane by'ubukene, dore yuko inzu ndetse n'amakonti yiwe leta izaba yafatire ndetse n'amafaranga babanza kuyakuraho bitewe n'uko yavuye mu biyobyabwenge. Ariko ibyo ngibyo nta kintu biba bibwiye leta, kubera yuko leta icyo ikora ni ukureba aho umutungo wawukuye, nimba hazwi, nimba ari bwari ubucuruzi wakoraga butemewe n'amategeko, ntabwo bashobora kuba bagukujyana amafaranga yawe cyangwa bagufungira amakonti yawe. Ahubwo icyiza ni uko ikibi ni uko waba warafashe amafaranga urya amaruswa ndetse unyereza n'imisoro, aho ngaho nibwo bahita bafatira bya bintu byawe bakabigurisha kugira ngo wishyure amande y'imisoro. Nicyo kintu ntekereza, ntabwo nzi amategeko neza ariko ni mw'ubwo buryo. Niyo mpamvu rero Kiramani nubwo afunze ariko ibintu bye byiwe ndetse n'amafaranga ari kuri konti y'umugore wewe yeho azamurengera cyangwa amurengere mu gihe azasanga byarakomeye, dore ko umugore nawe agiye kuba amurwanira ishyaka. Ntabwo tubizi neza n'umugore bitewe n'uko yakunze amafaranga ariyo yanamuzanye kuno mugabo, dore yuko afite ikintu gikomeye cyane. Aka kanya turi kwibaza ngo ese uyu mwana namara kuvuka agasanga papa we yarapfuye cyangwa ari muri gereza bizamera bite? Ese umwambe we aremera kubana n'uwo kuba twite umwana w'uno mu mugabo? Rero hari filime imwe yigeze kubaho nabonye sinibuka izina ryayo, ariko umugabo baramufunze, bamaze kumufunga agenda twite, nyuma yaho agira umwana muri ngereza. Umugabo amubonye, umugabo aratungurwa, akaba ari nayo surprise Nyambo yateguriye umugabo yazamwereka. Ndetse n'ubwo byo gufunga tukibivugaho, hari indi filime y'umugabo uri hano muri Afurika bafunze ahereza umugore wiwe miliyoni ibihumbi 10 by'idolari, yavuye muri gereza asanga umugore we ageze ku ibihumbi 100 by'idolari. Urumva ko uyu miliyoni 10 miliyoni 10 yasanze umugore we yarazungutse. Rero umuntu atwe rero amaso yacu tugiye kuyahanga Nyambo nimba ari umuntu ushobora kuba yarwanira ishyaka urugo rwiwe, dore yuko icyambere amaze kubura inzu agiye gutangira kongera gucumbika, ubuzima bwo kongera gucumbika no kongera kubunzike bigiye kongera kumubaho. Ubuzima yanze asiga Nsabi nubwo agiye kongera kwisangamo mu gihe Nsabi nawe aravuye mu buzima bwo gukodesha yinjiye mu nzu yiwe, dore yuko Nsabi ikintu kimunejeje kishobora kuba twavuga yuko ageze ku ntsinzi yiwe no kuba aguze inzu uyu mugore yabagamo n'umugabo wiwe wamuhemukiye. Ngaho gukorera ukuntu byifashe nibe nandi kubabwira ukuntu bigiye byifashe, ni ukuvuga ngo yuko ibintu bimaze kugera ku ahantu hakomeye cyane, nuko umugabo Bobo ndetse na papa we batangiye intambara yeruye nyuma yuko Bobo bamufungiye amazi n'umuriro. Reka tubivuge bamukuye ku makonti yose, dore ko yari manager wa company zase zose, maze bamanza kumwirukana namo ndetse no kumwirukanamo amafaranga ye barayaboroka. Nyuma yo kumuboroka amafaranga bamwirukana no mu rugo, ibintu byose babishyira ku rundi rwego rukomeye cyane. Bobo ubu ngubu ari gustragoringa yibaza ngo arabahute, dore ko ribo akagombye kubarwanira Kiramani, ariko bikaba byamaze kuba byimwanga cyangwa byanga, kuko impamvu biri kwanga nuko nta mafaranga, kandi Kiramani ikigomba kumukura muri gereza kirimo nta mafaranga cyangwa abagenza cyangwa abashinja cyangwa abavoka bafite ubuhanga bukomeye cyane bwo kuburana ikirego umuntu nubwo yaba yakoze cyaha, bakaba bamugira umwere bitewe n'ibimenyetso n'ingingo bagenda baterana nabo bari kuburana nabo. Ubugire Bobo biramusaba amafaranga menshi cyane, cyangwa ubu kuba afite connection ikomeye cyane n'aba bagabo bacubanza cyangwa aba bagabo bazaburanira uyu mugabo Kiramani kugira ngo abashe kuba yava muri gereza. Ari nako rero Nsabi weye yakataje mu bintu by'iterambere rikomeye cyane, dore yuko nyuma yo kuguriza inzu restaurant ziri kugenda ziboostinga cyane. Icyo yifuza Nsabi agomba kuba afite restaurant zikomeye cyane kandi nyinshi cyane, kandi zigenda zinjiza amafaranga menshi cyane, dore yuko n'indi nzu yaguze yifuzaga kuba yayigurisha, ariko nyuma yo gusanga yuko iyi nzu ariyo Nyambo yabagamo n'umugabo we wamuhemukiye, yahise yifuza ko iyi nzu yakayibayemo nawe akabumbisha kuntu bigenda kuba wabura ikintu wari utunze maze kigafatwa n'umuntu utabagombye kuba gifata, dore yuko we byose ibintu akora byose nubwo ari inzira njyabukiye cyangwa njyabukungu byose abikora ashaka kwihorera ku muntu bita Nyambo, dore yuko Nyambo yamukoreye byinshi bitari byiza cyane, dore nyuma yuko musiga mu bukene agenda yakurikiye amafaranga. Ibintu Nsabi yakoreye Nyambo cyangwa ukuntu batandukanye nawe ubwawe ari wowe bibayeho wakemera bikaba, kubera yuko Nsabi ikintu yanze agasuzuguro, kandi kuko twarabibonye ko nawe yakoze cyane nyuma yuko Imana imushimbishije ikamuhereza umugore ufite ku mafaranga yagiye akorana nawe byinshi cyane, byatumye ubu ngubu Nsabi atangiye kujya agira ifaranga rirenze na bya rindi ahubwo Nyambo yirukankiye, kubera yuko
Nsabi ikiraka cye cyangwa kontara afite kontara ari gukorana n'umuzungu, kandi murabizi yuko uriya mugabo nimba ari umuzungu reka tuvuge yuko nawe atari umuntu woroshye ku mafaranga ari gukorera mu madolari. Bivuze niyo mpamvu Nyambo agiye kugaruka yicuza icyatumye asiga Nsabi, ariko byari ibyo iyo kigumana na Nsabi wari gusanga nta n'ikintu bagezeho, ahubwo usanga ubuzima bwabo bugize ute ukomeje kuba bubi. Ubundi ubuzima bavuga yuko ari gatere gatoki cyane ya banana nk'uko wowe wabyita. Niyo mpamvu uri kubona ibintu bigiye bihindukirira aba bantu bigenda bibagarukira uruhande ku rundi. Twagenda tutababwiye ku rukundo rudashoboka rwa Mitsutsu ndetse n'umugabo n'umukobwa bita Nana, dore ko Nana nyuma yuko yari afite umukunzi akigendera nyuma y'igihugu muri Kenya, umuhungu yamaze kugaruka kandi akagaruka mubwira yuko bagomba kubana nyo, kandi tuzi ku kintu bita Nana cyo gukunda amafaranga cyane, mu gihe urukundo rw'iwe na Mitsutsu twabonaga ari nk'ibintu biri aho ngaho biri mu bintu bidasobanutse cyangwa twavuga ibintu bitarimo neza, bitewe n'uko Mitsutsu n'uyu Nana bahoze kera cyane batongana banarwana, ariko nyuma yaho twisanga mu rukundo rwabo twubona. Ibintu rero bigiye kuba bigoranye cyane kubona Nana agiye kwanga Mitsutsu mu gihe Mitsutsu nawe yaramaze gukunda n'umugore cyangwa n'umukobwa yaramukunze cyane. Mwibuka ko mbere yuko Nana ahura na Mitsutsu, Nana yakoraga umwuga w'uburaya, ari nawe yakoraga amafaranga. Nyuma yuko ko na Mitsutsu turibaza ngo ese uru rukundo rwari rugamije iki ndetse ni igiki byaba bigamije. Rero Mitsutsu agiye gusubira mu buzima bwo kubabara, dore yuko yari yiboneye akana kuko ari Android yari yikundiye kadafite ibibazo, ariko Nana akamujyana mu rundi rukundo rudashoboka turi kubona rugiye gutuma Mitsutsu noneho bijagurira rimwe. Twabonaga byarajagwa, ariko noneho bigiye kuba bijagurira rimwe. Mu gihe rero urukundo rw'umuntu bita Soroba ndetse na Claudia rumeze neza, ariko Claudia akafite ikibazo cy'uko umukunzi we yamubwiye ko bagomba kubana afite bamaranye imyaka 7, ko turuka uno munsi kudakahita batanga purani y'imyaka 7. Mu gihe umusore we bishoboka umukobwa akumva ko bidashoboka burya bitewe n'imyaka. Ubundi mu buzima busanzwe abakobwa benshi cyane bifuza ko bashaka bafite imyaka 22 kugera kuri 4, iyo batangiye kujya muri 5 batangira kwiheba. Akaba ari no mpamvu Claudia yahise agira ikibazo gikomeye cyane ati imyaka 7 burya umusore we yagiye akagombye yaba yarabonye abandi imyaka 7 n'ince, umuntu yaba yarabyaye n'umuntu umwana ufite imyaka 8 cyangwa 9, ariko kuzanira amazi muri iyo myaka 7 akaba ari nabwo bwoba Claudia yaba yanagize. Biragenda bite Nyambo ko bamuhaye iminsi 15 yo kuba avuye mu nzu maze Nsabi akayinjiramo. Ese koko Claudia yimubwe baramucumbikira cyangwa Nyambo ahubwo ahita yisubira kwa mukecuru? Ese mukecuru we namara kumenya yuko burya Nyambo yabanaga n'umugabo bakaba bamufunze mu nzu yarabibahishe, ibyo biraza kugenda bite? Ukurikira mu bindi biganiro biza kuza, wowe ntukure urushinge ukore subscribe kugira ukomeze mu bindi biganiro. Nge nimuze ko ngumane gasaye naho ngana bose ndakunda naho mu biganiro bindi biza gukurikira.